utarabona intambara. Hari ibintu yifuza utarabona intambara, gusa wabonye intambara ni ukubwira niba ugira ibintu wifuza kuri dunya Mungu. Hari ibyo ugomba kwibagirwa. Intambara ntabwo ari ikintu umuntu yakifuje. Zirakurura baraka nakeza na kamwe intambara izana, kereka ibibi gusa. Nibyo bihe by'intambara, nizo ntambara mwumva, nizo ntambara mwumva. Icyambi intambara ikazaza iraza ikagusoroma ukagira ngo se bayitumye ahubwo. Wakunda ujya mu murimo ukavanamo intoryi. Ndakubwiye ngo intambara katurori akana gato nako kararukotse. Bikira Mariya ajyane namwe, namwe asigarane namwe. Bafite uburyo baririmbamo banasenga. Haleluya, amen. Bujyane n'amahoro y'Imana. Bikira Mariya bahozeho. God already left Africa. Ngo Imana yakisize kera Africa. Umva umunyamerika hano. God already left Africa. Ngo Imana Africa yisize kera. Yaramaze kuvuga ngo mujyane n'amahoro y'Imana. Kubera intambara zidudaca, kubera abantu bahohotera abandi. Yanga ajya gufata mugasanga ikigabo cya Tiyana. Mujyane n'Imana. Umva Amagambo. God already left Africa. Ngo Imana yasize kera Africa. Irimira kubera ko abantu ari bakananga, usanga Yanga arafatamo undi agaca inyuma ngo bana kirimo kiratera imbere, hajya atakajya mu ihembe. Mugabo yareba nk'uyu nguyu akavuga ati kwera abantu n'amana babana nabo nayo. Ruburi yabagize gutya Imana arayicoye ngo kirimo amacapati arimo aragenda. Undi arebye ari ku ruhande aravuga ngo bari abantu koko nta mana bagira, abashoboye kuba bagenda ku bandi muri ubwo buryo. Ibiruta nuko nawe utazashyirwa muri kategori y'abantu batagira Imana. Jya utekereza nk'umuntu, utekereze mu muntu kandi ushyiremo n'Imana. Nicyo kibi cya mbere. Baratangiye bakubita urugendo, dore abagabo bagenda ku manywa y'ihango. Fotoramo uri umugabo ndundi. Niyo mpamvu nuhura n'umukomando nubwo mwamwariganye utagenda umubwira byinshi cyane ngo urabona Ruburi ngo twariganye. Umugabo usanga ku kintu uzano ku gifupa barahapimye ku gitafari. Tears of the sun, amarira y'izuba. Wari wabona izuba ririra na mubyeyi urutundi. Intambara zikunda abasore. Niba ubona n'insoresore zikunda abantu bose nako. Uzasenga Imana. Katurori akeza kazo kandi ntabwo hari kure. Abanyamerika batashye batajyanye abantu ku mupaka wa Kameruni, baratana nabo iwabo muri Amerika cyangwa base Abanyafrika mu bibazo byabo. Dore Abanyafrika ni nk'abanyanyakariro, abaturage bose bari bamwe, bose bareba nk'abanyamuyumbo cyangwa ku kirenge cyangwa hariya ku kiradiyo. No kuyivi nta muturage urutundi. Igihe ushoboye gutabara uzajya utabara ufite uburyo. Niyo nzira yonyine, ni nayo nama jewe nyiri kubabwira nakubwira. Nakubwiye ngo igihe uba kiri muzima dushima Imana. Niba nta cyaha wari wakora gituma uhora wicuza, hari icyaha ukora mu buzima iteka ugiye kwicara hose ugahora wibaza ngo nakoze byiki. Ariko uzi kwica umuntu nicyo kintu cya mbere cya nyuma kibaho ku isi. Ku buryo uramutse utinyutse ikintu nk'icyo umenya ko kuri iyi si ya Mungu nta kintu uzigera utisha. Sasu moto basi mugire. Dore amazu yaho ukuntu ameze, nta cyaro kiruta ikindi, yose ni ku kirenge. Umuntu ugira nabi, uruko akomeje kugira nabi ngo yumva biryoshye, ntuzibeshye ngo ugira nabi bitazakokama. Akoze kubona umuntu yicundi bavuga ikirimi kimwe. Ni Abanyanigeriya bose batandukanywaga no kuvuga ngo uyu ni runaka, uyu ni runaka. Uyu nawe yararize. Ibintu bitabaho mu mateka
hari ikintu ubona ushobora kuzapfa utibagiwe, bibaho. Ikibi ni uko ndwana intambara zagiswa nk'izi, kandi buriya umubajije ngo bana mwarwanye, bana twarwanye inkundura zo kwa Hitileri. Ubuzima hari ikintu uvuga ngo ndikibaho kureba umuntu apfa, ariko hari n'umuntu ubona apfa ukavuga uti iyo ntaza no kumubona apfa biraruta. Nukuvuga ngo yarimo kwica uravuga gusa ngo Imana izakumpembere. Ikintu gitangaje ni kimwe, nuko amara kukwica mu gihe kitari icyakure ntabwo abyibagirwa ibyo yakoze. Kandi nanone bidashize kera araza akagusanga aho yakohereje. Kandi piyo shaho ngo abaye abamarayika barakaye bagukubita inyundo iyo wavuye ku isoko z'ibyaha, bagukubita inyundo nk'icyumweru kizimuri ku binyundo bimwe byitwa munubi. Iyo ubuzukuririra ngo izuba rirakuririra, utagira nyirasenge ngo nawe arisenga. Ngaba hakuno abantu b'inzira karengane, ubajije icyicanyi ngo ese wamuhoye iki? Bana namuhitanye kabisa. Bafite n'amajwi utamenye rwose ukareba ikintu wajya muri agateleviziyo na bana. Ese wowe amaherezo nayo nzamusangayo tu. Nuba ufite umuntu uzi ufite intekerezo nk'izo, uzamubwira ngo amaherezo abatari meza. Wari ufite umwana we muzima wigenzaga, bamwishe ngo nta byana bakeneye ko bizakura. Ese mubahoye iki? Nakishe kabisa. Wungutse iki? Bana nuko nakishe. Nibyo dunia. None se wowe uzapfa cyangwa uzarama? Napfa ariko nyuma. Ibiruta no gutekereza kabiri muri ibyo byose umuntu aba nabyo muri iyi si, ibyo umuntu ahura nabyo muri iyi si. Ibiruta uzajya utekereza kabiri, nubwo waba ugiye kurya ibiporezo by'ahantu utazi aho byaturutse, ujye utekereza kabiri ubanza unabisengere. Imana iruta byose. Ababonye intambara barayirebye. Nubona ari ufite ibitekerezo biri negative, ibitekerezo bidahuye bitari positive, no kuvuga adatekereza neza, jya umubwira uti wayobye. Imyuka mibi yagutashye, kandi umwuka mubi iyo wagutashye maze ukagukoresha rimwe, uravuga uzi ko dufitanye isano, ujyana nawe kugira ngo uzawikure bigakomera. Ngabo hakuno